producer twari dufite mu gihugu wa mbere ku mpano yawe wari ufite, bikarangira ari we ushatse gushyira iherezo ku rugendo rwawe, si rimwe si kabiri, si rimwe si ari kabiri. we ushatse gushyira urugendo rwawe ariko ukanga. Buriya umuntu uguteye inda akanagusigira responsibility zawe wenyine, umuziki wakagombye guhagarara. Wabigenje gute kugira ngo uhatane pasa ya masaha uto twize nk'umuhanzi nyuma y'uko wakagombye kugufasha ari we wakujimije kandi afite n'imbaraga zo kukuzimya nk'uko Reka rero ubyivugira? nkubwire akantu gatoya kuri aka kantu, wenda Ego. aba ari nako nsorezaho ku bintu bijyanye na Lick kugira ngo ntagere igihe nkavuga ibitavugwa. Ntwite sibyo, ntwite nageze igihe Lick yansabye ko nkuramo inda, that's for sure. What? Ndamubwira nti rero njye ntago nakuramo inda, uri kumva? Wenda wasanga ari nawe mwana wenyine, urumva njyewe nari narahobagiwe nkunda umuntu, uri kumva? Ndangije ndamubwira ahubwo niba ushaka ko tuyikura, arambwira ngo anyohereze amafaranga. Narababaye kuba Ribu yaraje nyuma, ako Ribu we mwaje nyuma mwarambabaje, urumva? Nari kubaha umuntu wanyu, urumva? Ndangije ndamubwira nti sasa noneho kubera ko njye ntatinyuka icyo kintu, ngwino wowe umfata unjyaneyo, urumva? Babikora uhari, hanyuma ningira icyo mba ninapfa mpfu uhari ari we wanyijyaniye. Ati reka ati ubwo nyine tubyarana abo njye sinjye gutera inda arayihakana gutya, sibyo? Ejo mu gitondo hashira akamara nk'ukwezi yaramburotse, nyuma y'ukwezi akamburokora ati n'ubundi sinigeze ngukunda. Lick yambwiye amagambo mabi menshi pe, ku buryo ndibuka mfite inda y'amezi 8, inda yari igiye kuvamo. Banjyanye nivurizaga kwa Nyirinkwaya, banjyanye kwa Nyirinkwaya, inda igiye kuvamo kubera amagambo mabi. Byageze igihe ndambwira nti sasa rero umva nkubwire rero, ubwo icyo gihe nari maze kubyakira ko ibyo bintu byose byabaye. Ndambwira nti sasa rero umva ukuntu diru zimeze, wowe sinzi niba kuvuga indayi uyu munsi byemewe. Barambwiye ngo asigaye bazita indangamirwa. Nashaka gukoresha abatandazamagara ukomeza Ntago mbizi. Ndambwira nti njye noneho mfata nk'indangamirwa wahuye nayo ku muhanda, urumva? Wasinze nayo yasinze ugatera inda utazi niyo ariyo kugira ngo unyibagirwe, aho kugira ngo ucyuka mu gitondo uzumfatireho amafuru umbwira amagambo mabi, ibintu birangire. Lick nagiye muha amahirwe menshi cyane mu buzima, menshi cyane muri iyi myaka 10 n'ingahe, ariko Lick si umuntu pe, Lick iraba ari umuntu. Rero niyo mpamvu rwose n'abantu yago yaba yaravuze nabi, please muzamubabarire. Njye nicyo kintu navuga, muzamubabarire. Naho yago amafuti ye yakora n'umuntu, twese turakosa, dufite amafuti. Nawe ntiyaterwa amabuye, yahanwa agakosorwa, ariko aho yarengereye muzamubabarire, si we, ntabwo ari we. Machadi, ikibazo kimwe mbere y'uko ubaza nongere mbibutse, kabano ndakumva, kabano ndaje mu kanya guha ijambo, mbibutse ko turi aha ngaha nuko nta Pasi ni umumama nubaha, she's a legend muri uyu muziki, yasusurikije benshi, yashimishije benshi. Ntabwo nari gutangira, ntabwo nari guhagarika feelings zize. Pasi nguhamagara ari nguhamagaye ngo bigende bite? Wagira ngo tuvuge ku ndirimbo. Bakoze cyane. Nahamagaye Pasi kugira ngo tuvuge ku ndirimbo, ariko ntabwo nari guhagarika feelings zize kuko nk'umuntu nkuko bikwiye umuntu. Pasi ni umuntu tugomba gusapotinga, ni umulegendary muri njyewe, as long umuntu nzi ko ari byo yakoze ntabwo tureka kumusapotinga. I have to, nagombaga kubikora, yabinsabye, ntabwo nakerewe, mbabare narakerewe, nari muri byinshi, ariko I have to, nta nubwo ugomba kutwibutsa. Pasi wakoze byinshi, wahagaze muri uyu muziki ugaragaza ko igitsina gore cyangwa umwana w'umukobwa ashoboye, uratwita abakagufashije cyangwa wakagufashije arakubandura nk'uko uri kubivuga, urahagarara n'uyu munsi urajya muri studio ugakora. Ku bantu batabizi, Pasi yarenze kuba umuhanzi kazi, aragenda akora studio. Uraza kutubwira kujya studio byawe nabyo turaza kutukomorezaho gato niba ntacyo bitwaye, utubwire n'ibigikora uko bimeze. So umuntu nk'uwo rero ntabwo akeneye gusaba support, twakabaye tubikora kuko yagaragaje ko ashoboye, especially abana b'abakobwa barangana b'amama.
mugende mujye kuri YouTube channel ya Pasi, ni Oda Pasi, murebe indirimbo yasohoye muri izi saga ivuga ese bayita birakureba. indirimbo Uraza yitwa kumva inkuru nyinshi. birakureba kandi ni Ya true mugende. story kuko nk'igitero cya kabiri cyo Yego. na especially ni kwa kundi avuga ngo kubo bireba igitero cya kabiri kivuga ku muvandimwe wisunze umuntu